azizi, ariko ni ku ijambo rivuga ngo Imana igire gute yigwatirize. Ariko kuko ijisho ry'Imana ryamuhorogaho ngo aza kwimikirwa n'imavuta, haleluya, y'i Yerusalemu, amavuta afite imbaraga za autorite, amavuta y'ububasha, amavuta y'ubushobozi. Muri ibyo byiciro bitatu ntabwo nzi icyiciro ugezeho, ariko komera, ihanganire mu gakiza. Imana izagutabara, Imana izakurengera. Ijambo rivuga ngo Imana yigwatirize. Ibyagonze Dawidi nawe byakugonga, haleluya, haleluya. Ibyamukirigishe nawe byagukira. Imana itugirire neza cyane. Nzanye ubuhanuzi bwa 2026, Imana yigwatirize ku buzima bwawe. Amavuta ngo ya gatatu ariyo mavuta ya Yerusalemu, ni amavuta adahangarwa, ni amavuta adashyikirwa, ni amavuta uhagararamo abakuvuyeho bakagaruka, ni amavuta uhagararamo ibintu bikaza bigusangaho kugira ngo bisange. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mavuta y'i Heburoni, abantu bamuvuyeho, asigarana n'abantu bake. Sawuli amurwanya, yinjira mu buvumo, aho Imana irahamurindira. Sawuli ntiyamwica, Imana imuha imbaraga n'ubwenge. Fata ku kinyita cya Sawuli, ariko ntiyamwica ngo ntabwo nakuco wasizwe, kugira ngo Imana izamugire gute, izamukoreshe ari mu mavuta, adafite inenge, adafite umugayo. Ajya mu ishyamba kirana n'idubu, Imana irimo imutoza ibyo azahangara. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ibyo uri mucamo ni ibizakugira uw'ejo mwiza. Intambara uri mucamo ni izizavamo intsinzi. Intambara uri mucamo zizakora.